Ndagusuhuje wowe uteze Ramuso ubumenyi TV amatwi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umuntu yakorera amafaranga yifashishije telefone na interineti. Niba watakazaga umwanya wawe mu kureba ibidafite umumaro, ndagushishikariza kureba iyi videwo uyitangire paka igeze ku musozo. Nibwo buryo bwiza uramenyamo uko tubyaza umusaruro telefone na interineti. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe application yitwa Atok. Tugiye kurebera hamwe application yitwa Atok, nta kindi rero. Uraza muri Play Store cyangwa se muri App Store bitewe na telefone ukoresha. Twe dukoresha Android. Turaza muri Play Store. Muri Play Store dusacingemo Atok. Atok ifite iyi logo. Kubera ko dusanzwe tuyifitemo, turayifungura, turayopeninga. Ukurikire neza akantu ku kandi. Wagira ahangaha rero ho kuyifungura njye kubera nsanzwe nyikoresha. Wowe icyo ukora iyo ugiye kwiyandikisha, ubazwa referral code, ndayigupiningira muri description, ukabazwa na email, ubundi ugakiriya umubare w'ibanga ukinjira muri Atok. Niba usanzwe ukunda kwiyandikisha mu bintu by'ama website cyangwa se mu application amwe na amwe, ni ibintu byoroshye cyane. Rero nta kindi, reka nze ninjire muri Atok yanjye nkwereke uburyo ki dukoreramo amafaranga mu buryo bworoshye. Uburyo bwa mbere rero ni ukuza ahangaha handitse check in, ukahakanda, bakaguha 0.21 bya token. Uburyo bwa kabiri, uraza ahangaha handitse Lucky Spin, ukahakanda, ugategereza, bakaguhaho spin. Nta kindi, kuri spin uhita uza ugakandamo hano hagati handitse spin, ikikaraga spin yawe. Urabona hano hantu spin yanjye iguye, kano ka fresh kerekeye. Bakuvuga ko hano spin yanjye yari yaguye kari muri mu kavideo. Ako kavideo ko ndakarebye bahita bampa 1.85, nayo ndayakomeza yongere ku yandi. Ubundi buryo rero dukomeza gukoreramo amafaranga, turaza hano handitse avanga kuri ibibazo, bakubaza ibibazo bitatu. None ukaza ahangaha handitse answer today's question, ukahakanda, ugasubiza ibi bibazo niba bitewe n'uko wowe bimeze. Do you use a VPN for browsing? Niba uyikoresha VPN cyangwa se utayikoresha, biterwa nyine wowe n'uko ugira ute uyikoresha cyangwa utayikoresha. Usubiza bitewe n'uko wowe ibintu byawe bimeze. Yewe oya.
ukabikomfirima, bakongera bakakubaza ikindi kibazo bitewe n'uko bimeze, usubiza wowe bitewe n'uko ikibazo cyawe cyumvishe. Yewe nuko bakakubaza n'ikibazo cya gatatu ukagisubiza bitewe n'uko ucyumva. Agenda ugategereza, urabona ko ibibazo byanjye ndabirangije. Urabona ibibazo, ikindi kintu gikurikira ku bibazo, uba uri kuzamuka mu ntera, mu ma levels. Urabona ko ugeze kuri level ya 69. Noneho nta kindi bitanze hano handitse oke, ntakanda ahita nkorekita amanota bampaye. Urabona ko bampaye tokeni 2.85. ubundi nkongera ngakanda hano handitse korekiti, nkaya korekitinga. Urabona ko hano ahangaha hejuru handitse waci ati, bivuga ngo yandi ndayakorekise, bahita bananyongeza akavidiyo nako ndakareba, bampa izindi tokeni. noneho hari n'ubundi buryo bwo gukina amaronekisi, jakipoti n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo ki amafaranga wayavana hano muri atoke ukayajyana muri trust wallet cyangwa se izindi exchange zitandukanye. naho ubutaha, ntaribagirwa ushaka kwiyandikisha, link nayipininze muri description. ushaka kwiyandikisha yaharebera akabona na referral code, ubundi tukikorera amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. naho ubutaha.